Ampemba ngataha nta kindi. Shingiye kuko najyaga mu kabari kunywa nkataha nkerewe. Gusa uko urukiko rwamubazaga uburyo yateye icyuma ndetse akaza kwemera ko ngo icyuma bicishije uyu musaza Yohani Petero bakiguza amafaranga 500 ndetse abigiriwemo inama n'uyu musaza mugenzi Joseph bakagura iki cyuma bakagigura amafaranga 500. Nibwo twahise dusubira inyuma duca mu yindi nzira ruguru turajyana. Nibwo twari turi mu muhanda duhura n'umusaza witwa Munyengabe aducaho. Twari turi kubivuga dutambika. Nibwo twahise duhindura inzira duca ruguru mu muhanda wa leta. Aribwo turi kubiganiraho. Nibwo yambwiraga ati nutaha se buriya ntibiraba ikibazo. Nibwo namubwiraga nti ikibazo ntago cyabura. Nibwo rero yamperekezaga angeza haruguru y'urugo. Nibwo twaguze icyuma kwa ahantu bita kwa Murokore, icyuma cya 500. Icyuma amafaranga wakiguze yavuye hehe? Yari yampaye amafaranga 500. Nibwo rero nagiye ndakigura ahantu bacuruza iduka kwa Murokore. Nibwo natashye ngeze mu rugo nibwo nasanze umugabo ari kumwe n'abana bari kurya ku meza. Nibwo natambukaga njya hirya mu gikari. Mutuze. Natambukaga njya hirya mu gikari ndicara. Bari bamaze kurya rero nibwo bansanze aho nanicaye barambaza ngo uvuye hehe. Nibwo rero twahise ndwana n'umutware duhita turwana biba gutyo nayo icyo cyuma nibwo nari ngifite nahise nyimutera. Gusa bigeze kuri uyu musaza mugenzi Joseph we yahakanye ibyaha avuga ko ubushinjacyaha bukwiye kugaragaza ibimenyetso bigaragaza ko yagize uruhare. Ngayo nguko rero ni bigaragaza ko turi mu minsi ya nyuma. Gusa wagira ubwenge yaba maso ndetse uwaba maso yasenga kugira ngo turusheho kumenya igihe tugezemo. Ikindi turabwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi kugira ngo mu muco wa kinyarwanda tugumye tugire urukundo rutarimo uburyarya, kuko umuntu ntabwo waba umukunda ngo utinyuke ufata isuka uyimukubite mu mutwe, utinyuke ufata isuka uyikubita umwana wawe wibyariye. Sinzi ngo ni irihe kosa uwo muntu yaba yakoze, sinzi ngo ni iki yaba yaguhemukiye ku ruhe rwego. Ubwo bugome, urwo rwango, uwo mutima mubi, uwo mutima utakaje ubumuntu, dukwiye kurwanya icyo kibi tukakirukana muri twe kigahunga. Hari uwo twaganiriye mu kanya kashize ndi kumubaza ngo ikintu kiri gutera ibi ni igiki, ariko mbwira ngo hari nuko abantu batagisenga nk'uko basengaga. Ariko ndagira ngo mbabwire ko gusenga dukwiye gusenga atari uko n'insengero zifunguye gusa. Imana ibarinde kandi bashyigikire. Ni mwene Sobabwe Theogene, tuzahure mu yindi nkuru